kubona uwita perezida w'igihugu azanamo ibindi bintu bitari kuri gahunda, bitari kuri agenda, ibintu bifite ahantu biri kuvugirwa no gukemurwa. Bimwe birimo birakemurirwa Washington, n'amasezerano yarasinywe yashyizweho umukono, za processes zirimo ziragenda, ibindi biri Doha, ikinamico hariya politiki sinzi, ariko twe tubona atari yo gusa, tubona umuntu atari muzima. umuntu harimo ni banki harimo ni banki nyinshi, harimo n'ubutabapfu bwinshi, harimo n'icyo mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza bita amnesia. ni indwara, ni indwara uburwayi rimwe na rimwe bya hato na hato. urumva ibintu bifite iyo biri byahawe n'umurongo ukeye, ubijyamo buri gihe. hari intambwe zimaze gukorwa zifite aho zigeze, cyane ibya Washington byatangiye mbere. none ngo ndagusabye ngo bwira M23 ngo ive muri Congo, ngo kuko nzi ko ari wowe ubifitiye ubushobozi, ko ari wowe uyifashe. urumva ibintu umuntu muzima ufashe ibintu ubikwiye byari biri ibyo bigukorerwa, uje kubitura imbere y'abantu, wakwibaza byinshi. umuturage yazira akarengane, yakwicwa akamama urubozo rumeze rutyo. abantu bose barabibonye, byaba abakongomani, byaba abanyamahanga bari batembereye aho hantu, byaba ibintu by'urukozasoni cyane ku mwana w'umuyobozi uriye. niyo mpamvu tuvuga tuti biriya byose ntabwo babikwiriye. abantu bari aho bayobora Kongo ku gitugu, bayogoje kino gihe, barayishimuse cyane mu by'ubukungu bwo bivuga. ibyo by'amabuye y'agaciro mwahoze muvuga yose barayamaze, barayacukuye, kandi ku giti cyabo, umuryango wabo bo bonyine. n'ubu barashaka gutanga igihugu cyose ngo bamugarurire amahoro, ariho arakigurisha ku isi yose, ari kugiteza. Kongo yagiye ku kiranguzo cyane, ikiranguzo kabisa, ari kuyiteza ngo washobora kumugarurira amahoro, washobora kuza kumurangiriza AFC M23, yamuha Kongo yose, azabikurahe. Kiraho inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'ubutabera zizajyaho ejo bundi, kugira ngo umuturage abone serivisi. nibyo kuri icyo cya viza, no viza zikinjiza nta kibazo, ziremeza. baraza ko abantu bavugaga ngo niba yifite aje ngo ageze Grande Barriere hari serivisi yinjiramo agahita agura iyo kwinjira Goma. ibyo byari bihuha, ibyo byari bihuha. afite Kinshasa araza kinjira, atayifite natwe hari uburyo tumufasha. n'ubu barashaka gutanga igihugu cyose ngo bamugarurire amahoro, ariho arakigurisha ku isi yose, ari kugiteza. Kongo yagiye ku kiranguzo cyane, ikiranguzo kabisa, ari kuyiteza ngo washobora kumugarurira amahoro, washobora kuza kumurangiriza AFC M23, yamuha Kongo yose, azabikurahe. genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. azabikurahe? umuntu azamukurahe? nta nzira byacamo, yabigeze Amerika. ariko abantu nanone kuri social media bakavuga ngo kubera icya AFC M23 yaciye viza z'Kinshasa muri Eneo iyoboye. ibyo narabyumvishe, ariko niyo mpamvu mbikubajije koko byabayeho. Viza za Kinshasa ntabwo zemewe muri izi Eneo muyobora. ubwo ari uguca viza cyangwa guca ikintu icyo ari cyo cyose, twe turashaka korohereza abaturage ba Kongo, mbese n'abandi batugana, n'abashyitsi batugana, kuborohereza
hakaba serivisi ikwiriye. Uzi nakubwiye igihe twafatiye Bunagana twamaze umwaka urenga tutarashyiraho na nyumba kumi. Dutegereje iki ko yemera ibiganiro? Umwaka ushize n'indi n'amezi nkangahe turavuga aba baturage dufite ahangaha nta serivisi bakenera. Urumva niho twatangiye gushyiraho inzego z'ibanze, nyumba kumi, chef de quartier, chef de cité, tugenda twubaka inzego za administration z'ubuyobozi ahantu hose tugeze. mugera kuri guverineri. Tugera kuri guverineri. Ntabwo wafata iki gice cyose cya Nord Kivu ugisiga aho ngaho nta buyobozi. Turimo turashyiraho inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'ubutabera zizajyaho ejo bundi kugira ngo umuturage abone serivisi. Nibyo Kuri icyo cya viza. Kuri icyo cya viza, no viza zikinjiza nta kibazo. Ziremezo. Baraza. Ko abantu bavugaga ngo niba yifite aje ngo ageze Grande Barriere hari serivisi yinjiramo agahita agura iyo kwinjira Goma. Ibyo byari bihuha. Ibyo byari bihuha. Afite Kinshasa araza kinjira, atayifite natwe hari uburyo tumufasha mu ngendo ze. Ariko abantu bakavuga ngo hari ibice bindi kandi gutanga ibyo bintu Kinshasa. Kinshasa yanze ko abaturage bacu bose umuntu wese waciye muri aka gace yanze ko bongera kugera iriya mu bice birimo leta, bakanamufata bakamufunga akajya gusanga izo mfungwa izo nababwiraga twahereje Seychelles. Urumva rero twaravuze tuti twe tuzorohereza abaturage bose n'abandi bose batugana. Urumva mwibuke neza ko mu gutanga impapuro z'ingendo harimo na pasiporo, centre ibiro byo gufata amafoto n'ibiki yari iteganyijwe kuza hano Goma barayimuye bayijyana Beni. Sekeda kijyaho bayijyana Beni kugira ngo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagire bate babahime batazabona kuri izo pasiporo. N'ubu bararebaga izina rishaka gusa nk'Ikinyarwanda nubwo baba barifotoje, yagera Kinshasa basiba bagakuraho. Murumva ibyo bintu rero nibyo byose dushaka gukosora. Ibyo dushaka gukosora, abakongomani bose tugira uburenganzira bumwe, tubone ibyangombwa ushaka kugenda bigende, gusaba visa, gusaba serivisi runaka yose ayibone kandi bitamugoye. N'ibyo ngibyo nizo gahunda turimo. Abantu bakibaza ngo nyuma ya Goma na Bukavu hari ibindi bice mwagezemo muri kwagura mu mijyi migari. Nyuma y'uyu mujyi wa Goma na Bukavu hari ibindi bice biri kuvugwa biri gufatwa. Bo akenshi ni muri yo kuzimya umuriro aho uturutse cyangwa ku menase aho iri guturuka tukagenda kwicubya. Bareke tujye mu biganiro, bareke ibyo bitero nko kugira nzimbira se ninde wari ugamije kujyayo. Ariko hari ikibuga cy'indege cyangwa gahagurikira aho drone Nzibira cyahagurikiraga aho drone nizo twagiye gucecekesha. Twagezeyo twageze Nzibira abaturage, kandi abaturage baba baduhamagara, murabizi nimwe mutwohereza n'amaudio. Abaturage bari gutabaza, barapfuye barashize. Ikamitugo ubu ngubu baratabaza, n'abazakindu baratabaza, ndetse na Kinshasa baratabaza. Urumva murahitamo kujya gutabara abahe? Impande zose bari gutabaza. Ubu murahitamo he? Twe duhitamo ibiganiro by'amahoro. Yego, turacyaganira na Dr. Oscar Barinda ku munsi w'ejo niba ntibe Bruxelles. Ariko tutaragera Bruxelles, wamenye ko umwana wa perezida se yagiye mu kabari kuri kontwari ngo yaharasiye umuntu.
mwabyakiriye muti Tshisekedi twarabimenye Anthony Tshisekedi niko yitwa Prince of Congo ise ngo ni Roi Soleil ise ni Roi Soleil undi akaba Prince Congo sinzi afite indigasane byabo ntababimenya ariko twumvise ko yagiye mu rubyiniro mu kabyiniro Night Club kugeza aho bakarasa umuntu niba yaravugishije umukobwa niba yaragize gute ngo kavuga bati nta burenganzira afite bwo kumuvugisha bahise bamurangiriza aho ngaho nyine yahise ategeka aba escort be baragenda baramurangiza iyo miyoborere rero niyo kamagana niyo dukemanga ntabwo ari byo ntabwo umuturage yazira akarengane yakwicwa akamama urubozo rumeze rutyo abantu bose barabibonye byaba abakongomani byaba abanyamahanga bari batembereye aho hantu byaba ibintu by'urukozasoni cyane ku mwana w'umuyobozi uriye niyo mpamvu tuvuga tuti biriya byose ntabwo babikwiriye abantu bari aho bayobora Kongo ku gitugu bayogoje kino gihe barayishimuse cyane mu by'ubukungu bwo bivuga ibyo by'amabuye y'agaciro mwahoze muvuga yose barayamaze baracukuye kandi ku giti cyabo umuryango wabo wonyine ntabwo bareba inyungu z'igihugu ntabwo bareba ibikenewe mu by'abaturage ntabwo bareba ibikorwa remezo ngo babe bahuza intara imwe n'indi ubu dufite intara 26 ariko nta n'imwe ihuye n'indi bihujwe n'umuhanda wo ku butaka byose no kugenda mu ndege yose Kongo yose uyigenda uri mu ndege gusa aho ku butaka nta modoka igenda nta gari ya moshi amato yo mwumva ko buri gihe ahora azama mu mazi muri Fleuve Congo nyine kubera ubwinshi bw'abantu yapakiye bagapakiza imizigo n'abantu n'ibiki byose yagera mu nzira akarohama bahora bapfa buri gihe za miliyoni bavuga z'abakongomani zishobora kuba zinarimo ariko bicwa n'ibyo ngibyo bakica n'indwara zitazwi za Ebola zimara abantu iyo ngiyo ahantu umuntu mudashobora kubona amakuru yabo ukumva ngo sinzi umurenge runaka wararangiye abantu barashitse kandi mukamenya amakuru nyuma y'amezi 6 kubera iki nta mihanda nta tumanaho ntaki ngumva rero igihugu kiri mu kaga cyane ni ngombwa ko gitabarwa yego ku munsi w'ejo ubwo mu Burayi habera inama yari ihuje bamwe mu bakuru b'ibihugu ni inama yitabiriwe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi perezida wa Congo aho mu ijambo rye yafashe yagarutse ku mvugo yavuze n'ubundi imvugo navuga ngo yabaye nk'ishotora cyane aho yavugaga ku Rwanda aho ndetse yanavuze ko we na perezida w'u Rwanda perezida Paul Kagame aribo bafite gushyira hamwe kugira ngo ibibazo bihari bikemuke. Ikindi bigaragara ari kuvuga imvugo zigaragara ko atigeze na rimwe agambirira nabi kugirira nabi u Rwanda cyangwa se undi wese cyangwa se agira imvugo zimwe na zimwe yigeze avuga zo gushotorana. Iriya speech cyangwa ririya jambo rye mwararyumvishe mwarifashe gute? Nabonye Perezida Bisimwa kuri Twitter ye yatwitinze amagambo akomeye cyane aho yavugaga nimba wenda nabasha biri mu Gifaransa nabisobanura mu Kinyarwanda nimba yashatse kuvuga ko buri gihe yo umuntu yiyibagiza ibyo yabanje kuvuga mbere ngo hari igihe usanga bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ibiyobyabwenge byabaye byinshi
cyangwa inzoga mwabyakiriye mute Dr. Mbo ibyo bintu twarabikurikiranye natwe. Niho kazi dushinzwe gukurikira amakuru, twabikurikiranye mu makuru. Ni inama yari igamije kwiga ku mikoranire mu buhahirane hagati mu buhahirane n'ishoramari hagati ya Afurika n'Uburayi. Urumva rero iyo nama nicyo yari igamije. None kuba iyi Bruxelles itariki 9 n'itariki 10 uyu munsi irasozwa uyu munsi. Urumva rero muri iyo nama kubona uwita perezida w'igihugu azanamo ibindi bintu bitari kuri gahunda, bitari kuri agenda, ibintu bifite ahantu biri kuvugirwa no gukemurwa. Bimwe birimo birakemurirwa Washington, n'amasezerano yarasinywe yashyizweho umukono, za processes zirimo ziragenda, ibindi biri Doha, ukabifata ibyo byose ukabitura imbere y'abantu. Yatanze speech ahantu hatariho yayobye cyane yayobye. Rero sinzi, bamwe bavuze ko ngo ni ikinamico hariya politiki, sinzi, ariko twe tubona atari yo gusa. Tubona umuntu atari muzima. Umuntu harimo ni banki, harimo ni banki nyinshi, harimo n'ubutabapfu bwinshi, harimo n'icyo mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza babita amnesia. Ni indwara. Ni indwara. Urwagirwa rimwe na rimwe bya hato na hato. Urumva ibintu bifite iyo biri byahawe n'umurongo ukeye, ubijyamo buri gihe. Hari intambwe zimaze gukorwa zifite aho zigeze, cyane ibyo Washington byatangiye mbere. None ngo ndagusabye ngo bwira M23 ngo ive muri Congo, ngo kuko nzi ko ari wowe ubifitiye ubushobozi, ko ari wowe uyifashe. Ibyo bintu umuntu muzima ufashe ibintu ubikwiye byari biri ibyo biri gukorerwa, uje kubitura imbere y'abantu, wakwibazaho byinshi. Ariko umuntu byo si muzima pe, ntabwo ari muzima. Yabikubitiye hariya, tumva nta na gisubizo na gito yahakuye. Ibindi biri hagati y'abakuru b'ibihugu, twe tubiteze amaso. Yabaye icuro ry'imigani kuri social media. Nta mvugo n'imwe yigeze avuga ngo z'ubushokoro. Kama video hari, we hariyo wibuka. Zirahari nyinshi cyane. Mondres Kamush ngo ararasa i Kigali, ngo uriya perezida w'u Rwanda ngo ntazongera kurara mu nzu ye, ngo aratorongera azajya arara mu mashyamba, bazahurira mu ijuru. Ngo bazahurira mu ijuru. None bamaze guhura inshuro zitari munsi ya 2 cyangwa 3. Urumva rero hari n'ikindi yavuze ngo we icyo agamije, ngo agamije guhindura ubutegetsi bwo mu Rwanda, Kigali, agamije kubukuraho. Afite agiye gufasha abatavuga rumwe na leta, amagara urubyiruko rwose rw'Abanyarwanda agomba kurubohora, agasimbura, mbese agahindura ubuyobozi buhari mu Rwanda, mu gihugu cy'ituranyi cy'u Rwanda. Urumva rero yavuze ibintu byinshi cyane igihe cy'amatora, yashaka gushyushya abakongomani no kubabeshya, yishakira puwe. Bariya bo mu cyama cye cya UDPS. Hari byinshi yavuze, ngo we ngo azarengera abakongomani, ngo Kagame uvugwa ngo azamusanga iwe, amufate matekwa, na minisitiri w'ubutabera nawe wigeze kubivuga, Rosalie Costa Mutamba. Amanike ngo niwe abantu uzaba ubikoze cyane. Rero ibintu by'abatabapfu by'abakongomani mu bireke,
ni abarwayi bari aho ngaho. reka tugane ku musozo. Ijambo ry'ihumure, ubwo naherukaga hano twaraganira urambwira ati abaturage ba Minembwe bakomeze nyine uburyo barimo bwo kwihisha ibitero by'indege, turi mu nzira tubatabara, tuza kubatabara. Bigezeye turahari, twabagezeho, turafatanyije. deja mwabagezeho. Twabagezeho, turafatanyije, turi guhangana n'umwanzi. Ariko umwanzi abona logistique imworohereye, ubona ko hari ahantu nta mihanda ntaki. Twebwe urabona kuzava hano ukagera Bukavu ukagenda ukagera ahitwa Nyangezi ukagenda ukagera ahitwa Kaziba, kuva aho haracyari imihanda yahanyenyeza, ariko kuva Kaziba kugira ngo uzagere Murenge noneho ni ikirenge tu mobile. Icyo bita gukanyanga igitsi, kanyanga igitsi kabisa, mobile, kuzamuka imisozi ariko niho kujya mu ijuru. So twabagezeho, ariko babona surprise nyinshi ziturutse Bujumbura, ni hafi. Abarundi ubu ngubu bahora bavuga imibare yabo iri hariya nta myinshi cyane, igihugu cyose cyamenetse hariya. Nabo baturage mwavuga ba Cibitoke n'abahe bahora babona buri munsi amakamyo yambuka. Rero duhanganye n'umwanzi hariya, urimo nyine izo ngabo z'u Burundi, urimo FARDC, ingabo za leta, urimo FDLR, urimo Wazalendo, urimo imbonerakure itaka, urimo na za Mayimayi, za Red Tabara, ibintu byose uruvangitirane ruri aho ngaho. Ariko duhanganye nabo. Umututsi w'umunyamurenge icyo twamubwira nyine nk'uko twabimubwira, nakomeza humure, turimo turahangana n'umwanzi, turahangana n'izo ndege, turahangana n'izo za drones, nubwo bahora bazihindura bazana inshyashya, ariko duhanganye nazo. Komeza dufatanye kugira ngo twirinde twese hamwe, kandi bamenye ko tuzabaho. Yego. Ariko izi mpunzi ziri gutaha z'abanyarwanda zo n'ubundi muri guherekeza, kuko akenshi ufite umwanya hari igihe uzerekeza iyo zambutse uzikuye hano kuri HCR. Dr. kuko usanga umugore afite abana 5, ariko akakubwira ngo umugabo baraburanye. Niba kucyaburana n'umugabo ntaburane n'abana, mwe mubifata gute? Nabo aba bagabo basigaye mu mashyamba babarwanya. Abagabo n'abasirikare n'aba FDLR, uriya riga n'imiryango ya FDLR. Urumva abagabo baragiye bari imbere iyo ngiyo, bari mu mashyamba za Walikale, za Ruberu iyo ngiyo. Rero abagore nibo bataha n'abana. Nabonye ejo bundi harambutse 388. Ariko urebye amastatistike amantuza yabo, abana barenze 7 hafi no kuva ku mwaka kuri 0 kugeza ku myaka 4, kuva ku bavutse uwo munsi kugeza ku myaka 4 nibo benshi. Impinja nizo nyinshi. Urumva rero bafite uruganda rwabo rwo FDLR. Impunzi z'abanyarwanda zigera ku 300,000 mba ntibeshye, niyo nimero ishobora kuba yatanzwe na HCR. Urebye abamaze gutaha reka bose, nubwo wenda hari uburyo abatabizi yabonye baje nkabura ku murongo zishizeyo. Umubare w'ibyo bihumbi icya mbere iyo mibare igomba kugira gihamya, sibyo? Yuko uzi n'iyi miryango akenshi baba bari mu bucuruzi bwabo, bavuga imibare kugira ngo babone amafaranga, bongere misiyo, babura imibare mu rwego rwa politiki, bakurikije ku cya cyemezo u Rwanda rwafashe cyo guca ubuhunzi. Urumva haba harimo imibare myinshi, ariko twe icyo dukora nitwe turi kuri ground hano,
ubu tubonye umunyarwanda ushaka gutaha iwabo turamucyura turamucyura. Dr reka rwose kereka hari message yawe ufite wihariye wumva watambutsa, ariko twebwe njye na mugenzi wanjye Sam ibyo twashaka kuganira turabiganira, ahubwo message yawe ushaka gutanga cyangwa tangaza. Okay, message ya mbere nshaka gutanga niyo ku mpunzi z'abakongomani ziri mu nkambi mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya n'ahandi hose ku isi. Bamenye ko koko uru rugamba ari urwabo. Rugamba ni urwabo, hari aho turugejeje, hari ahabonetse amahoro n'umutekano byaburaga byatumye bahunga igihugu, hari aho byabonetse, hari bamwe muri bo batangiye gutaha, baraje barahari, n'abandi bamenye ko tubafite muri gahunda. Muri gahunda turacyashakisha uburyo na mikoro mu nzira zose. Ubushize HCR yari yemeye nayo kwiyimplika muri icyo gikorwa, gufatanya natwe muri icyo gikorwa, nk'uko itwara ziriya mpunzi bavugaga. Ubona ko amamodoka HCR niyo yabagiza ku mupaka. Ubu natwe dutegereje ko iyo HCR nayo itwara bisi igatwara ikamyo bikajya gutera amatako ikiziba, Ikajya Kigeme, ikajya Mugombwa, ikajya Mahama, ikajya Nyabiheke, ikajya Nkamira, igatera amatako igacyura abakongomani kandi bagataha mu cyubahiro. Turabategereje, ni karibu iwabo. Urakoze cyane Dr. Sawa.